U Rwanda igihugu kizwi nk'icy'imisozi igihumbi, amazi ni ubuzima, ni ubuhahirane mpuzamahanga ndetse kandi agize n'imipaka. Ikindi kandi ni umutekano w'igihugu. Aha niho abasirikare bake bakorera batavugwa kenshi, ariko bafite inshingano zikomeye kurusha uko benshi muri mwe mubitekereza. Aba ni abandi babita RDF Marine Soldiers, abarinzi b'amazi y'u Rwanda. Mu myaka ishize uko ubuhahirane bugenda buzamuka ku mazi bwiyongera, niko n'ibibazo by'umutekano byiyongera. U Rwanda rwabonye ko umutekano w'amazi ari ingenzi nk'uwo ku butaka, nibwo RDF yatangiye gutegura no kongerera ubushobozi abasirikare bayo bakorera ku mazi, aribo Marine RDF Soldiers. RDF Marine Soldiers si abasirikare basanzwe, ahubwo ni abagabo ndetse n'abagore batoranyijwe ku rwego rwo hejuru, bafite imbaraga z'umubiri, ubwenge bwo gufata ibyemezo byihuse ndetse n'umutima wihangana kandi ukomeye. Kwinjira muri RDF Marine ntibyoroshye. Umusirikare agomba kubanza kwerekana ko afite discipline ikomeye, ubuhanga bwo koga, ubushobozi bwo gukorera mu bihe bigoye ndetse no gukora mu bihe by'amage, gutabara aho biri ngombwa. Amahugurwa bano basirikare barwanira ku mazi bahabwa harimo koga intera ndende, rimwe na rimwe wambaye intwaro zishobora kukubera imbogamizi kugira ngo wowe uzabashe guca mu bintu bikomeye, gutwara ubwato mu bihe by'umuyaga ndetse n'imiraba kugira ngo uzabashe guca mu bigoye igihe cyose uzaba uri mu mazi, n'ikindi bita survival mu mazi no ku nkombe. Intambara kandi barwana intambara ikomeye mu mazi mu gihe bari mu mahugurwa. Aba basirikare kandi ntibatoza imitsi y'umubiri gusa, ahubwo batoza n'ubwenge ndetse n'umutima wabo. Ibikoresho byabo ni ingenzi mu buzima bwabo. Bakoresha ubwato bwa patrouille, ibikoresho by'itumanaho ndetse n'imyambaro yo kurinda amazi ndetse n'intwaro zorohereye zibafasha gusohoza inshingano zabo neza. Umunsi wa Marine Soldiers utangira kare cyane, saa 11 z'igitondo imyitozo iratangira. Nyuma y'imyitozo hakurikiraho briefing, aho bahabwa amakuru y'umutekano n'inshingano z'umunsi, buri wese akamenya aho agiye gukorera uwo munsi. Ku manywa bashobora kuba bari mu mazi amasaha menshi bakora patrouille, bafasha abarobyi cyangwa abagenzura ubwato ndetse n'ibiri kubera mu mazi byose. Abasirikare rimwe na rimwe bashobora kumara umunsi wose mu mazi, ariko buri segonda bakamenya neza ko umutekano w'igihugu mu mazi umeze neza. Nijoro kandi nibwo akazi karushaho gukomera, kuko ibyaha byinshi bikurikirwa n'umwijima cyangwa se bibera mu mwijima, ariko niho RDF Marine bagaragaza ubushobozi bwabo n'imyitozo bahawe n'amahugurwa agiye atandukanye. Ibi si akazi konyine, ahubwo ni n'igitambo, kuko baba kure y'imiryango yabo ndetse kandi bahura n'akaga gakomeye mu mazi, ndetse no kubaho mu bihe by'igitutu ni bimwe mu byo bahura nabyo. Gusa bo baragira bati twasize imiryango yacu nibyo, gusa twizeye neza yuko tuba turinda imiryango myinshi ndetse harimo n'iyacu. Niyo ntego nyamukuru ituma turi hano. RDF Marine Soldiers ntibakora bonyine, bakora amahugurwa n'inshuti z'u Rwanda mu rwego rwo kongera ubumenyi no guhangana n'ibibazo by'iki gihe by'umutekano wo mu mazi. RDF Marine Soldiers ni ikimenyetso cy'uko umutekano w'igihugu utagarukira ku butaka gusa, ahubwo ni abarinzi b'amazi, abarinzi b'ubuzima ndetse kandi ni abarinzi b'ejo hazaza h'u Rwanda. Mu mazi atuje cyangwa arimo imivumba barahari, barinda u Rwanda ku manywa ndetse na nijoro. RDF Marine Soldiers, abarinzi b'amazi y'u Rwanda. Mubwira ngo none umusozi w'ikiganiro nagutegura njyeho kikugezagaho nitwa Kwibuka Ronje. Nimba ari mushya none ugenda udakanze subscribe, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kunyumva. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.